icyo dusaba abaturage muri rusange ni ugutanga amakuru ku gihe byihuse, nicyo tubasaba. Ikindi tubwira abajura ni ukureka kwiba, kuko uziba bikamenyekana azafatwa. Tukaba tubwira aba bana b'urubyiruko mubona abenshi biragaragara naho ko barimo gukora amaboko mu mufuka bagashaka ibindi bakora, bakareka kwiba. Ndasaba imbabazi kandi nganemera icyaha ikosa ko ritazongera kungaragaraho n'umunsi ari muretse ko n'ubundi no mu bisanzwe ndabwo nibaga na kintu cyo bujura njye cyangendagaho. Kuki utagize amakenga umaze kumenya ko byibwe? Ni ubushomeri bwabitewe ko nta kazi nari ndiho, wenda ngo ni ikintu ubushomeri bwabindewe numvisha amafaranga bari bumbereze n'ubushomeri nari ndimo ndavuga ati nta kindi rwose. Urabona akazi? Ubu urahita ubona akazi ku buryo tutakwizera ko wabisubiramo? Ntabwo njya niba rwose, ngende umusore ngoresha imbaraga zanjye, haba amabuye ndaterura, haba ikiyede ndakora, ntabwo njya niba n'indoki zanjye murazibona ukuntu zimeze kabisa. Reka tugushimire we ufunguye iyi nkuru yo mukomeza kubona kuri screen ni Bayisenge Paterne. Tubibutsa ko Seka TV ku bantu bifuza kuba baseka inkuru zabo za buri gihe, kuko burya ikintu cya mbere gituma umuntu yiyongera iminsi yo kubaho no guseka birimo. Guseka iyo birimo rero nahise ngushishikariza gutujya kuri Seka TV ngiye kuri subscribe. Aha ngaha turi rero ni muri Gasabo, ni kuri station ya polisi iri Remera. Hano hari kwerekanwa abajura batatu bari baribye fati eshatu bafitanye imikoranire ya hafi cyane, ariko abajura benshi cyane b'iki gihe bazi ko iyo bakoze ubujura batajya babasha kugira ikintu cyo gufatwa. Iki kintu cyo gufatwa ntabwo bajya bakibuka cyane, kandi tuzi ko iminsi y'umujura abenshi bavuze ko ari iminsi 40. Uyu munsi rero twaje kubareba, twababeretse cyangwa mu kimwe abatari kubabona wenda muri kubabona kuri screen zazo z'Umusami TV na Seka TV, ariko ibi bintu bizacika gute ko abapolisi n'izindi nzego z'umutekano zigenda zirwanya abantu b'abajura ariko bakanga bagahoraho. Iyi nkuru tugiye kuyikurikirana ukuntu imeze, twaje kuyikavurigira ngaha i Remera, ni kuri station ya polisi iri Remera munsi ya Stade Amahoro cyangwa hano kwa Stade Amahoro. Ngiye mubona kuri screen za kamera ni Bayisenge Paterne. Bye bye. Byazanywe n'uwo Elise bo abangaba bari ngo yarari bugaruke kubareba kuko bo bari ku kazi ndabari bashaka guhita bavaho ngaho. Ize eshatu zombi zari kumwe. Yayizanye ino yabihuje gutya arangije na karakandi na kara gatoya yagashizeho ku ruhande, babikubise mu mufuka bahirizagamo ubwatsi, bahirizaga minka. Bazanye mu gifuka kimwe cya kilo 100 ira bari bazihujije ibirahuri, akandi kari ku ruhande. Azihujije ibirahuri ashyira ku rutugu, akandi kari ku ruhande. Ku mu gifuka bari bazaniragamo amatungo ubwatsi. Ubu rero uri mu maboko y'urwego rw'umutekano, bigusigiye somo ki? Somo binzigiye rwose, ntabwo iki cyaha cyazongera kungaragaraho. Rwose ndanabisabira n'imbabazi ndemera icyaha kuba narabyivanzemo. Ndasaba imbabazi kandi nganemera icyaha ikosa ko ritazongera kungaragaraho n'umunsi ari muretse ko n'ubundi no mu bisanzwe ndabwo nibaga na kintu cyo bujura njye cyangendagaho. Kuki utagize amakenga umaze kumenya ko byibwe? Ni ubushomeri bwabitewe ko nta kazi nari ndiho, wenda ngo ni ikintu ubushomeri bwabindewe numvisha amafaranga bari bumbereze n'ubushomeri nari ndimo ndavuga ati nta kindi rwose. Urabona akazi? Ubu urahita ubona akazi ku buryo tutakwizera ko wabisubiramo? Ntabwo njya niba rwose, ngende umusore ngoresha imbaraga zanjye, haba amabuye ndaterura, haba ikiyede ndakora, ntabwo njya niba n'indoki zanjye murazibona ukuntu zimeze kabisa. Njyewe ubundi ngoresha akazi kanjye k'ingufari nige ngora ikiyede, cyangwa se ubu nabonye umuntu no guhinga ndahinga njyewe. Banzanze ku Mubuga mu murenge wa Ntera ari Masoro. Bano basaspe reka twivugishirize nyine. Uratwibwira hanyuma tubwire uburyo byakugendekeye kugira ngo bakweze iyo frage. Nitwa Bwanakeye François Saveri. François Saveri. Nige nyiri Auberge Saint Jean Leopold. Uko byagenze ubwarakeye mu gitondo gene nitegura nigira ku kazi, numva umukobwa ukora amasuku atari ko ndabona ya furate yo muri Bingaro ntayihari,
hari indi furati indi kuri bingaro ya ruguru nayo ntayihari. Tubaza umusekirite bati se byagenze biti, umusekirite ntabwo yari yigeze abibona, yabibonye yabyumvise aruko ubu ngabo babivuze. None ubwo dutangira uburyo bwo gushakashaka bwo kubaza umusekirite byagenze bite n'abakozi bandi, mbwira umusekirite nigenda noneho mujye n'ahandi mu checking murebe niba nta bindi bintu byabuze. Arambwira ngo narebye nta bindi byabuze. Koko tugiye guhamagara muri ribu mbabwira ko twabuze furati ebyiri, ariko nyuma niho polisi yaje kutubwira ko ari eshatu, kuko umusekirite mubwira ngo ajye kureba niba nta kindi cyabuze yigeze atangaza iyo ngiyo ya gatatu. Nuko mbishyira mu rwego rwa ribu na icyo gihe polisi yaraje na ribu iraza n'abashinzwe na coordinator wa dasongera ngo ndabyihorera nigiye ku kazi. Noneho muri iryo joro mbwira abahungu banjye bandi bahari ntimuramenye mukaze uburinzi. Muri iryo joro mbyuka numva imbwa ziramutse iwanjye, ubundi ntabwo ushobora gupfa kuhinjira utarahabaye. Abo bose uko mubabona babaga iwanjye barahakoze bazirengera nazo, ntabwo wahinjira kuko mfite imbwa z'inkazi kandi ni na nyinshi. Iwanjye hari imbwa zigera kuri 10 n'izindi, ntabwo rero wapfa kuhinjira. Ndi sinzi umupolisi wahageze bwa mbere yarayibonye, abonye imbwa twakorosinga yababwira ukuntu meze utapfa kuhinjira utahaba. None muri amasaha 9 mbyutse ndaza ndi kureba ko hameze uburinzi, nzimya amatara nsangura umusekirite nta nubwo ari hafi maze kuyazimya, ariko abonye ngiye kuzimya irya nyuma araza. Ngeze aho nisubirira nkatanisubira mu rugo n'imbwa. Noneho hashize umwanya mutoya numva umuntu arampamagaye ngo ndi umupolisi nitwa Kavarizi, ndagira ngo mbere yuko ntwara uyu musekirite wawe uze urebe ibintu byawe, urebe ibyo asize. Uyu musekirite se ko ntigeze mbona ko ntanamukekaga cyane, aje ati mageze nsanga bamwambitse amapingu, nsanga nabo bahungu bangaba bakoraga iwanjye barahari. Uriya ni watangiye kudubuhamya, uriya Theo atubwira uko byose byagenze, bari mu kuvuga tuzi twebwe ko ari ebyiri, aratubwira ati hari ni ya gatatu twavanye hejuru. Atubwira uko harimo uriya muhungu Mugobora ariwe wagendaga abahuza nabo nabyo kugira ngo babijyane. Hanyuma urumva ngiye kuri ngewe ubuhamya natanga, message natanga nuko nkimara kubibona, nkimara kubona umupolisi aje tumaze kuvugana naramubwiye nti ndashima polisi yacu kuba gutanga ikirego uwo mwanya, muri uwo mwanya ukabona igisubizo, kuko babivuze mu gitondo nimugoroba mbambonye igisubizo. Nagira ngo rero nkangura abantu bose umuntu aramutse ahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo kujya kimenyesha buri gihe inzego zibishinzwe kugira ngo babashe kumufasha kubona ivyo bintu. Kandi ikindi kintu nasaba nuko abantu bose abangaba bagenda biba sangira n'abandi, abahungu bose kubona bose bafite amaboko n'abasore bagombye gukora ibintu ngo yakoraga mu rugo wanje yabasha gukora, ariko kugenda yiba ukamufata mu twungutu bafite n'izindi ngeso zindi bazi nagendaga zatumaga badakora neza, barazizi rwose. Si cyo kirego naje gutanga, ariko barakizi kibi ku buryo umwe bafatiyemo umwana hana bikomeye. Ariko urabona abantu urabafata nka kuri akaza akagutura ikibazo cye utekereza ko mufatanya, kuko ntabwo uvuga umuntu ngo ndagufasha, oya umuntu amufasha gute afite amaboko ye, turafatanya nge nawe. Iyo aje arashaka ko dufatanya neza tukarangiza neza, ahubwo akazana gahunda zindi zo kuvuga ngo ngiye kumwiba uri ubwo afite ibintu byinshi nta n'ibyo anazi, ntabwo bishoboka. Bya bintu ujya kubigera hari uko uzi ibyo ari byo. Icyo rero ndangije ni ukubashimira ubufatanye bwa polisi n'abaturage n'inzego z'ibanze. Murakoze. Kuwa mbere bwari tariki zingahera ndumva ari ku itariki 3, ndumva ari kuwa mbere ni itariki 3, ni itariki 3, ntabwo ari itariki nayibuka neza ko hashize mu munsi, ni ku itariki 3 byabaye. Rero tumaze gusobanukirwa n'ibijyanye n'ubujura muri rusange, turajya mu mutwe ku rwego rw'igihugu. Ikibazo cy'ubujura kiragaragara, impamvu kigaragara nuko nabibye tuberekana.
icyo dusaba abaturage muri rusange ni ugutanga amakuru ku gihe byihuse, nicyo tubasaba. Ikindi tubwira abajura ni ukureka kwiba, kuko uziba bikamenyekana azafatwa. Turaba tubwira aba bana b'urubyiruko mubona abenshi biragaragara naho ko barimo gukura amaboko mu mufuka bagashaka ibindi bakora, bakareka kwiba, kuko kwiba birababuza amahirwe menshi y'ibyo bakagezeho mu by'ukuri mu buzima bwabo. Uburemere sinzi ibyo mushaka kuvuga, ariko ni ukuvuga yuko biragaragara ko buhari, ariko iyo bimenyekanye, kubera ejo twerekanye abantu nyine twari tumaze iminsi dushakisha b'ibyantu batandukanye, n'uyu munsi twerekanye abandi. N'ejo rero ntagira abatubwira yuko hari ahandi bibye, tuzabakurikirana tubafate tubabereke. Icyo nicyo twavuga gusa ko ariko gikwiye kugenda, abajura rero nibabiveho. Afande, hari undi tubona wambaye impuzankano y'abashinzwe umutekano bikorera ku giti cyabo, iki cyo ntabwo ari icyashagi cyashyirwa ku bantu barindira abandi umutekano bikorera ku giti cyabo? Ubushize nabwo twarabivuze, twarabyerekanye, twerekanye aho muri kiriya cyanya cyahariwe inganda, aho abantu nanone bashinzwe kuba barinda ibyo bakwiye kuba barinda, n'ibyo kompanyi zabo ziyemeje yuko bagize uruhare mu uko byibuka. Ibyo rero n'ahangaha ngira ngo biragaragara yuko hari abantu babigizemo uruhare. Icyo tuvuga ni uko abashinzwe ibigo by'abikorera mu kubungabunga umutekano byigenga bakwiye kumva inshingano bafite zo kureba, guhitamo neza abakozi bakoresha, kubera ko ushobora kumuhitamo kugira ngo ajye gukora akazi, ahubwo akagenda agahungabanya umutekano nk'uko twagiye tubitanga ingero. Ibyo rero rwose turabwira yuko bagomba gushyiraho akabo, ariko noneho tubwira nabo bashinzwe umutekano, ni ikibazo gikomeye cyane iyo ushinzwe umutekano akaba ari uhungabanya, nibabiveho rero babireke. Murakoze. Bibaye umunsi wa kabiri wikurikiranira polisi yereka itangazamakuru abantu, byaba bivuze yuko yahagurukiye abajura muri rusange? Nuko ari bibiri yikurikiranye, ariko n'ubushize bundi haciyemo ngira umunsi umwe cyangwa ibiri, nabwo twari twaberetse. Bishobora kuba rero 2, 3, 4, 5, uko bazagenda biba, uko bazagenda bafatwa tuzababereka. Twebwe ntabwo tuzaramirwa ngo ni bangahe bibye cyangwa ni iminsi ngahe tugiye kubahamagara, kereka ni mudutengwa mukabongo ntabwo turi buze. Ariko twizera yuko mufite we inshingano zo kugeza ku Banyarwanda yuko abibi byabo babigaruriwe, polisi nayo yakoze inshingano zayo igafata bibye, ariko noneho no gubutumwa abiba yuko batakwiye kubikora kubera ko bariba bagafata. Kandi hari Nyabugogo hari ikibazo cy'abantu bagura amatike bakagura ari menshi umugoroba igiciro bagakubakana. Ikintu sinzi niba mwarabimenye. Icyo kibazo turakibona kiri ku mbuga nkoranyambaga, turagikurikirana. Umunsi habaye ngombwa ko tugitangariza itangazamakuru tuzabatumira. Nitwa Habineza Jean Paul, nkaba narimaze imyaka 4 nkora akazi k'uburinzi muri Hotel Auberge. Ejo bundi mu ijoro ryo kuwa mbere baza kuhiba furate, narimaze igihe kinini cyane makora, ariko icyo kigo kikaba gifite imiryango 3. Muri iyo miryango 3 nkaba narindaga umuryango wo wegereye kuri Auberge, hakaba hari iyindi etaje nshyashya igirana ku muryango wo hepfo. Imbere y'iyo etaje hari ahandi hari undi muryango, hakaba hari mugenzi wanjye warushinzwe kuba yakinga uwo muryango wo hepfo n'uwo wa ruguru. Jewe nabaga kuri kote y'aho abakiriya basohokera naho binjirira. Noneho rero mu iryo joro nakoraga amanywa nijoro, umunaniro wari umaze kuba mwinshi birumvikana muri iyo myaka 4. Mu iryo joro naje kugira uburangareho gato ndasinzira, baraza biba izo furate nk'uko mwazibonye. Mu gitondo nkomeza akazi nk'uko bisanzwe, kuko nakoragamo n'ibintu by'amasuku mu buryo bwo kugira ngo n'agashahara kiyongere. Ubwo nakoze amasuku sinamenya ngo hari icyagiye. Umwana w'umuporongeri wozaga ibintu bijyanye n'amasahane no gukora amasuku aho abakiriya bicara, niwe wavuze ati nta nubwo yarazi ngo ni furate, nanjye ntabyo nari nzi. We yaravuze ngo ya televiziyo yari iri hariya, ati bayimuriye ko ndeba ntayihari. Ndegera
negereye mbona aha hari insinga ebyiri bakase, mpita mvuga ntibayibye. Mu gihe ngiye kubwira mabuja, umwana ati nyamara ahubwo na hariya na ya yindi yabaga hariya ntayihari, yampaye inka. Mpita mvuga nti none ibyanjye birarangiye karabaye. Noneho ubwo mabuja narahise mubwira nti yewe ibyanjye birarangiye, nti hano batwibye. Nkimara kumubwira mabuja nyine nahise mvuga nti ndabigira nte koko none ibi bintu uko bitajyaga bibaho mu myaka ine nari maze. Arambwira ati genda urebe umusaza ubimubwire. Ndagenda njya kuri wa muryango wo hirya hakoraga uburinzi wa mwana wundi. Noneho maze kugerayo umusaza musanga ari kuri iyo nzu ye yindi, amubwira nti yewe ntibatwibye, kandi batwibye ibintu bitoroshye cyane, binakomeye cyane. Umusaza arambwira ati n'uburangare wagize. Yewe ntindabyemera rwose, gatotsi kanyibye ko akunda abakiriya babaga bashizemo, nkicara muri ya ntebe ndasinzira rwose, ndabyemera nagize uburangare. Noneho ubwo ngewe nta kindi nakoze, nahise nshakisha buryo ki ndatekereza nshyira ubwenge kugenda avuga ngo ibi bintu byaciye byanyuze he. Ubwo hakaba umuhungu ukora mu bintu byo mu rutoki witwa bamwita Goronome, aravuga ati yasanze batakinze, uwo bwana atakinze icyo gipangu cyo hepfo n'icya ruguru. Arangije Goronome niwe wabibonye, uwo ngura ara hafi aho ngaho y'izo geti, aragenda abwira wa mwana akimara kumenya ko batwibye, aturamenye ntiwibeshye ngo uvuge yuko ahantu harayadakinze batabikugerekaho. Icyo gipangu mu by'ukuri ni kinini pe. Nuko ubwo birangiye rero icyo nakoze, nabwiye uwo mwana numva rero ntabwo nshobora kujya gushakisha ahantu ibyo bintu byanyuze tutari kumwe. Reka tugende turere mu kabande, ni ibintu ntabwo biri kure. Niba hari ahantu dufite inkera gutabara zirara zipatorowingamo, hakurya yaho hakaba izindi, nukubera byakumvikana gute ko ibyo bintu byarenze hano. Rero mfasha tujye mu gishanga, mbwira mabuja reka tugende tujye mu gishanga dushakishe. Ubwo turagenda, tugezeyo ubwo hari umuntu mfitiye nimero ushinzwe umutekano mu kibuga, iyo nagiraga ikibazo naramuhamagaraga. Yenda uyangana gato urogoyeho gato. Yego. Wari umaze kubona ko furate ebyiri bari umaze kuziba. Indi ya gatatu ko utigeze ugira umutima wo kumuteka tujye kureba. Niyo mpamvu barimo no kubishinja. Okay, ibyo ngibyo rwose iyo ushinzwe umutekano bakwibye wihutira kureba ibyo byabuze, ahubwo nge nihutiye kureba ibyabuze, noneho ngo nze kureba nyuma ibindi byabuze. Nuko turagenda rero n'uwo muhungu mukecuru amaye uburenganzira tujya mu gishanga. Igihe tugezeyo wa wundi ushinzwe umutekano mu kibuga yahise amamagara ati se uri hehe, ntinagiye gushakisha ipfiye mu gishanga. Noneho ubwo aravuga ati ubu mu kanya wabanguka tukabonana. Nahise nzamuka nirukana wa muhungu, ubwo ansaba amakuru ndasobanura rwose ko nge nari ngiye gushakisha. Nyuma y'ibyo ngibyo naje kumubwira ariko muri ibi byose byabaye aha mfite abo nkeka, ntanga amakuru y'abantu nakekaga bifatika, kuko n'ubundi hari amakuru yabo atari meza, birukanwe ku kazi bagiye bagenda bitameze neza hagati yanjye nabo. Noneho ngiye mbaha amakuru yabo nkeka, amazina uyu Theo n'uwo nguwo wabuze, ari nawe wari warapanze gushyira urumogi mu uniform zanjye kugira ngo haranyirukanishe mu kazi. Ibyo ku kazi barabizi, boss barabizi, baratuburanyishije bahita banabaha kondisiyo bagenderaho. Ibyo rero birangiye maze saa sita, mu masaha ya saa sita y'uwo munsi, abo ushinzwe umutekano wari kumwe n'undi mupolisi n'abandi bashinzwe umutekano bari bambaye civile, nibwo bagiye mu masaha ya saa sita. Abakozi mu gihe baba bagiye kuruhuka babayede, kuko hari baba barimo kubaka nyine, nibwo nagiye kumva numva telefone irampamagaye. Impamagaye ndavuga ntubo wasanga, kubera yari arimo bo dukeka yampamagaye, ndavuga nti bo wasanga afite gahunda yo kugira ngo angerekeho ibintu, reka banze mbere yo kuyitaba nyitabe ndi kumwe na ba nyir'ubwite kugira ngo bazandenganure. Narirutse njya mu rugo, umukecuru yari arimo kurya ari kumwe n'umuhungu we, umusaza yari yagiye akorera mu mujyi. Noneho ngewe ndavuga mukecuru, iyi telefone impamagaye iri mu bo dukeka, ndagira ngo tumufate wumva ejo atazangerekaho ibintu bikamfata, kandi ngewe nta ruhare mfite muri ibi bintu. Nuko noneho ati ngaho mufate. Mufashe arambwira ngo se ngo hari umuyede ubonye ishuka hano ngo munsi y'ikiryango
mu bishyimbo ahantu hafi y'imihengeri. Umukecuru yarabyumvaga ahita ambwira ati irukanka ujye kureba. Ndamanutse nirukanka ngeze hepfo rwose aho ngaho mbona wa muyede ati ya ishuka nayihaye abepfiriya ku kiraro. Mpita niruka njya ku kiraro, ngeze ku kiraro ishuka barayima ndayizamukana nyereka umukecuru bari bayimanuye ku mugozi iratose. Nuko nyebweretse aravuga ati nureba ati murebe neza wasanga hari n'ibindi. Ubwo rero muri icyo gihe amasaha y'akazi yo ku burinzi yarantegereje, nahise njya ku burinzi tutari twapaturinga ngo turebe n'ibindi bishobora kuba byabuze. Uruhare rwanjye muri ibyo byose ni uko nabashije kugira abo nkeka kubera twari tumaranye igihe kandi nkabatangira amakuru kandi ayo makuru akaza ari impamo. Uruhare rwanjye ni urwo, hanyuma nkaba nsabira imbabazi uburangare nagize mu kazi. Murakoze. nkabagirira impuhwe rwose nabo barimo arongera aragaruka amaze gukora amakosa yakoze aragaragara muri kimyaka ingahe wowe ni ngo nitebone nabona sakiri abineza kimyaka ingahe nashaje Thank you.